Bibiliya iravuga ngo umwami akimara kumva aya magambo biramuyobera, atangira kwizembaze gutembera mu busitani. Biramugeza ngo hari abantu igiye gutembereza kugira ngo abanzi bacu babanze bagwe imbere yacu. Noneho Hamani amenye ko ibintu bihindutse, mubwirire ngo nawe amenye ko bihindutse. Ngo aravuga ngo noneho akajya kagize gute, karashobotse. Ngo araza yubarara ku birenge bye bya Esiteri. Ngo umwami ngo agihindukira, ngo asanga yubaraye ku birenge bye. Aramubwira ngo noneho nta n'isoni. Biramugeza ngo hari ibintu byagutinyutse ariko bidakwiye gutinyuka. Aramubwira ngo mbese nta n'isoni utinyutse umwamikazi, ugiye no kumufatira mu maso yanjye. Ngo ahita agasohoka n'uburakari. Noneho ngo ibyegera bya Hamani bibonye ko byaragiye, ngo agisohoka ngo databuja, ubundi hari amakuru tutakubwiye. Hamani nubwo yaje muri iyi nkera, yasize mu rugo iwe igiti cya mikono 50 kandi yagusheho abayuda bose bagomba gupfa. Ngo umwami ngo ahita ko arinjira, aravuga ngo noneho birahindutse. Noneho bigize gute? Birahindutse. Noneho birahindutse mu cyimba cy'uko abayuda bagira gute, bapfa. Ahubwo abanzi b'abayuda nibo bagomba gupfa. Ngo ahita ko afata inzandiko, ngo arazivuguruza, ngo arangije ngo aziteraho kashe, ngo bazikwiza kumirwa hose. Ngo ahita ko aciteka, aravuga ngo mufate Hamani mugende mu musamure ku giti aho yari bushire Morodekayi abari buhajya. Wamufatiye mu kiganza ukamubwira ngo abanzi bawe bari bazi kugiye kujya, Imana irahabajyanye mu izina rya Yesu. Reka sabe badusomerere ijambo turisengeremo kandi uryizereremo. Iki cyumweru uryizereremo, ukwezi kw'icyenda uryizereremo. Ukwezi kw'icyenda niwizerera muri aya magambo uzakira igitangaza mu izina rya Yesu. Ndimo soza ngiye kubwira ngo Imana igukenyurushe ibigunira wari ukenyeye. Ntabwo mwumvishije ijambo, uzi ko mwabaye abasirimu mufashwa na cya kintu kigira ngo narivuze ngo Imana igukenyurusha ibigunira wari ugize gute, wari ukenyeye. Hari ibigunira by'ubukene, hari ibigunira by'uburwayi, hari ibigunira by'uko iwanyu mutubaka mu rugo rukomere. Hakikunanira icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Unubikora iyo utegetse biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Haleluya! Ivuze rimwe ibigunira wari ukenyeye nibikuveho. Imana iraguteturuye, yo mwijuru irakwibutse imigambi ya Satani. Imana ihinduye ubusa, n'abakwiringiye Imana wimuhemukire, n'abayikorera gusa. Ikibabaje nuko benshi bibagiwe, imitima yabo iradamarara, birengagije sana iroba ubwo bari mu ishyamba ry'ikibira. Haleluya! Urugendo rurerure tuzurira
amahanga yose abonye iyo mirimo aratangara haleluya. Hari abantu bagiye gutungurwa, hari abantu bagiye gutangara kubera ko Imana iragutabaye. Ntitaye ku myaka umaranye ibigunira, Imana iravuze ngo gukenyurusha ibigunira. Ibigunira byaba ubushomeri, ibigunira byaba umugabo wawe ushinda, ibigunira byaba umuryango washatsemo. Ariko nagira ngo utangarishe uyu mugoroba, akira gukenyuruzwa ibigunira, akira gukenyuruzwa ibigunira mu izina rya Yesu. Aho ugacira gukenyera ibyishimo, akira gukenyera umunezero, niko Imana ivuganira. Mama wowe mama mari leta ngo twumve ko Imana ivuganira. Imana iravuze ngo umubabaro winjiranye hano ntabwo uzongera kuwugendana. Kwiheba ufite n'ukwiki kurara udasinziriye, kandi Yesu yaratsinze. Yewe mwana w'umuntu, Yesu nakubora uzahora ugenda wemye, kandi uzashishira mu nzu y'umunezero. Nibona ngeze mu ijuru nta mubabaro ukiriyo, zaramura amaboko vuge nishimwa mukiza. Iyi si yaranyobeye kubona abantu bagenda wababaza uti n'iki, batisha uti n'ibibazo. Kubona abandi bagenda bikoreye amaboko wababaza uti n'iki, batisha uti n'ibibazo. Nibona ngeze mu ijuru nta mubabaro ukiriyo, zaramura amaboko vuge nishimwa mukiza. Bakunda Imana imwe irambiye mu mubabaro waryamanaga ukawuririraho amanywa na nijoro. Imana irambwiye ngo uyu mubabaro ntabwo uzongera. Kandi umviriza, Imana irambwiye ngo agakiza gatashye mu nzu yawe. Imana nkorera henimo yasirigidefo eneko tani. Imana irambwiye ngo uyu mugabo imuhaye agakiza. Imuhaye iki? Agakiza. Helemando yasirgo takota ya mando. Ntabwo azongera kukubera ikigeragezo, ntabwo azongera kukuhonera. Imana ngo ntabwo uzongera kubitorosha imbere kuko wari umeze nk'itorosho. Imana irambwiye ngo iguhaye icyubahiro. Umva kuntu Yesaya isambwira ngo ubwire muri Yesaya 60 aravuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe ugeze gute? Umucyo wawe urakurasiye. Sitarama ngo yasirgo paraseketa. Ikindi Imana irambwiye ngo iyo nda yawe Imana irayibohoye. Akira igitangaza, akira gushima. Ntabwo kizize ibintu kugenda, ahubwo rambura imyenda kuko Imana iravuze ngo ruturemo. Gira gute? Ruturemo. Abanzi bakurwanyije mu rugo ntabwo basongera kukurwanya kuko Imana iravuze ngo niyo yakubakiye ije kurukomeza. Niko Imana ivuze. Ole satalama ngo yasirigide bo paya sikitarama. Akira kwambara igitenge gishyashya kivuye ku mugabo wawe kandi kitavuye ahandi. Niko Imana ivuze. Helele mando yasirigo takota ya mando enefa ya maya sirigide bo. Imana irambwiye hari umwuka wo mu majyepfo wakurikiranaga uyu mugabo, Imana iwukuyeho.
ntabwo uri bwongere kumukurikira. Kuko ene kota mbonye umuntu wasiritse ubuzima bwe, numva Imana imbwira ngo ubuzima bwe iraburekuye. Akira kumubona mu rugo, akira kumubona atangihaho, akira kumubona aseka, akira kumubona anezerewe, akira kumubona mu icyayi mu izina rya Yesu. Nta igitangaza kiba. Irambye ngo ibintu byagutwara ubwenge ntabwo biri bwongera kugutwara ubwenge. Topene tani uko umvaga mu mutwe wawe harimo ibintu bihinda nk'indege. Imana iravuze ngo irakubohoye kuko abarozi barakuroze. Helele mandoyasi mama ntabwo ari gutyo wanganaga. Oresigita uko umunsi ugenda ushonga, ariko aya masaha ndarema ubuzima, ndarema kubahoka, ndarema osigita. Akira kubaho mu izina rya Yesu kandi uzagaruka hano usenga. Uzi ko abantu bakurebera nko muri 40, ariko we nta na 36 ufite. Zamura Imana icyubahiro, iyicarire mu izina rya Yesu. Haleluya. Icara. Ibigunira wagendanaga Imana ibigucanyuruje. Mama wawe wicaye ku idirishya guruka. Talala mango ya sirige, ore mango ya sikita, oti ene, talala sirgo, moya sirgo dema. Umva kuntu Imana ivuze, iravuze ngo ubu none atuvuga inzira irabonetse. Inzira igize gute? Anyurura mbabaye, agize amakuba, amaganya yanjye ajyaye nyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro niburuta inshuti zose zo Misai. Ugakura Imana imbwiye wiringiye inshuti zose ziraguhemukira, ariko Imana iramwe ngo iragutabaye. Noneho ugiye kurira indege ukuze. Onima ngaya siri God elebaya siri God sa. Kandi ndafashijwe, kandi mu bahanuzi ndacyari umuhanuzi. Topere fa salama ndo ya sikita zayo wino kibaga mbere tubona hari ahanuzi. Umva kuntu Imana imbwiye, iyeri irambwiye ngo wuririye indege hano ukuze. Ariko bakomeye Imana amashyi. Hari ubwo uragenda oya ndebera tayigira ngo niturebe murebemo ntabwo ururira indege, ariko Imana iravuze ngo wuriye indege. Inzitizi zose zari ziriho Imana iravuze ngo isikuyeho. Ubonye visa kandi ntabwo ari ukujya muri ibi bihugu iri hakurya. Iriya abandi bagiye, aho bashangazi bagiye, aho bamuyomba bagiye, nawe ugiyeyo. Nabonaga uri mu kirere, numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo iguhaye visa ugiye kugenda. Noneho Imana irambwiye ngo amagufwa yawe ntabwo yari mazima. Wajyaga wumva ibintu biguguna mu magufwa, noneho bikaza bigahagarara mu mugongo rwagati, hari harimo ikintu kimeze nk'ishami. Numva Imana imbwira ngo utangarize ngo urakize. Ene ko taya mando. Ikindi Imana irambwiye ngo uyu mwenda Yesu arawishyuye. Herema yasi topene fire. Imana irambwiye ngo wabaye igitutsi mu muryango, ariko Imana igukuyeho icyapa cy'igitutsi. Ni kwiyera ivuganye nanjye. Orema no yasikita. Kandi Imana irambwiye ngo ubu bushobozi bwari buri kubura Yesu arabuguha. Bereza genda. Ukivanga turahanuye mu izina rya Yesu. Genda mu izina rya Yesu uzagaruka ushima. Uko mbonye uzagenda umara imyaka 4 utari wagaruka, ariko nyuma y'imyaka 4 uzagaruka. Kandi Imana irambwiye ngo igihugu ugiyemo izaguheramo umugisha. Izaguheramo iki? Umugisha. Olema ndo ya siri God. Kandi abantu bakuriganyije amafaranga uzongera ubatunge. Niko Imana ivuze. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Tani gitanga. Olema ndo ya siri God Imana. Umva mama, ukivana ugenda ugura ivarisi. Ugura iki? Ivarisi. Uko mbonye ugenda nukuri ndabibona. Mbonye ugira gute? Mbonye ugenda
ukiva hano genda ugura ivarisi uva kunivuza iravuze ngo uku gutwi kutumvaga neza. Ngazamura Imana icyubahiro cyane. Haleluya. Imana mbonye ukata mbona isinyara ku gutwi kutumva neza. Imana ko taya mando irambwira ngo ku gutwi nako kurakiza. Gukiza ukiri hano kurakize, usohotse ugutwi bukize, niko Imana ivuze. Tahana igitangaza cy'Imana. Haleluya. Ariko barakora mwazamura Imana. Haleluya. Imana itwambura ibigunira cyangwa n'ibitwambura. Ubundi mw'abantu b'Imana hari igihe mujya mugira ibi bintu ntago tubyihangamo, ahubwo Yesu yabiduteye. Niyo mpamvu Imana imanuka mu iteraniro ikamenya umuntu ugiye, ikamenya ikagira gute, ikamenya n'ugutwi kugize gute, ikamenya n'umugabo mama udakijijwe. Sibwo bwa mbere mbona asifiwe Yesu. Kandi bakunda Imana isimbwira waje bagukurura, waje bagira gute, ariko utahanye igitanga. Kadusomera ijambo dusenge tugira gute. Ubundi Imana nibishaka zaza ari kare. Bibiliya iravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri njye no kuri wowe, tubwirize imbaho ko zigize gute. Reka mbabwire, iyi Imana idakora njyewe ntago nazigera nyikurikira. Mushumba ntago neza kubwira ngo hari amakuru namenye y'umupasiteri baguriye imodoka. Nasohotse igihe negeze gusohoka, ubwe yarampamagara ngo pastor, ubu sinza isi ndimo, abakristo bantunguje iki imodoka. Aravuga ngo narambaraye mu rusengero mara iminota 40 ndi muri ko kubera iby'Imana ikoze. Ndavuga ngo niba Imana ya itaba namwe bantabarire, shimyiye ku Imana ibatabara. Umva mubwire mama, haguruka gato yahubwire manuka, haguruka gira vuba. Ariko Imana mbonye izina ryawe, Imana irimanura ku murongo wandi mazina uzima, iremye n'amahoro. Kandi ibi bintu ntubikinishe, kuko muri Yesu ajya apfa akazukana natwe. Haleluya. Ajya afata ibyari bipfuye akabisiga akaduha ibisigo, niko Imana ivuze. Kabiri, Imana ikuye inkongi iwawe mu rugo. Nigize gute ikuye, kuko nari mbonye umuntu afata itara ritarimo ryaka ngo agiye kuri revo ya Mana, ngo agiye kuri karaga ryaka, mbona hashaba shirikwe. Numva ijwi rimbwira Imana enekota. Umva ikindi, Imana irambwiye ngo uyu mutwe wawe wanze gukira, Imana iragukijije. Imana igize gute, iragukijije. Tahana igitangaza cy'Imana. Ariko mwanyikirije cyane ngo amen. Mama haguruka, wowe uteruye umwana. Iyo tamba hafi murengezi banaramanutse gikuzimu, wemeye kuzura ndamire uneshanukwa imigambi imbaraga kuko ibidashobotse imbere yawe. Bonye idarapo rizamuka iruhande rwawe. Umviriza uwo mwana mumure kwitaza kumutuba. Ole mando ya sirigi. Imana irambwira ngo ibidashoboka irabishoboye. Igiye gukuraho ijoro wagenze ikiraho ku manywa. Nabonye idarapo rizamuka iburyo bwawe, mbona urifashaho, ufasheho uzamuye ikiganza. Uravuga ngo njyewe runaka uhereye none ugize gute, uhereye none nonera mando yashirika ingabo takota. Numva ijwi rimbwira ngo Imana iguhaye amasezerano. Iguhaye iki? Ku manywa y'ihangu uko ikiye akabuye n'amagambo abantu bavuze niko iyo rivuze. None Imana iravuze icyatumye inda itaguhitana. Tokere mando ya sirigini tala sitarama gwe. Umva kundi Imana imbwira iyi nda kuva igiye mu ijoro rya mbere kugeza uyu mwana avutse, iyi nda ntago wigeze ugiramo iminota 30 y'ubuzima.
Imana y'amahoro anekota inyeretse uyu mwana avuka umwuka wari wagushizemo. Numva ijwi ry'Imana rimbwira icyatumye iyi nda itaguhitana nicyo gitumye Imana iguha gutambagira. Noneho n'iyi kanzu y'ubukwe urayambaye atari urupfu, niko Imana ivuze. Elemando ya siribo kuko mbonye umuntu aje imbere yawe yambaye teni ya gisirikare. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo uwo ni marayika uje kugira ngo akureho ibintu byose byatumaga mu rugo rwawe hatari mu ihumure, niko Imana ivuze. Iravuze ngo uyu mwana ni umugisha. Niki? Hari umuririmbyi wavuze waje mu murabyo uradutabara, imbere yacu ari yacuze umwijima w'icuraburindi, inyuma yacu nta nzira yariyo. Mana we waje mu murabyo uradutabara. Reka nkubwire, Imana ije mu murabyo iragutabaye. Kandi umva kandi ukuntu Imana ije irange nk'uko uyu mwana yaje utabitekerezaga, agakuramo mwe agateranya. Imana irange ngo niko ije kugutabara utabitekerezaga. Komera Imana amashyi. Noneho Yesu akwiyereye n'ikintu cyo gukora, aguha ikintu cyo gukora kigira gute? Gifatika. Imana iguhaye agaciro mu muryango wavutsemo kuko wari umeze nk'igicibwa. Yesu araguciririye, wamuzamuriye icyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Somera dusenge. Asifiwe Yesu. Somera. Wewe wifashe gutya. Wowe muri Zaburi ya 30 mwihangane no gusoma gusa gahita senga. Zaburi ya 30 haguruka mukobwa wa Yesu, haguruka mva kuri Yesu avuze. Amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Haleluya. Sijabayirire irarukiya umva kuntu Imana ivuze. Imana iramwe ngo amarira wariraga ntago uzongera kuyarira. Kabiri, Imana ikumereje amashami kuko nta shami na rimwe wari ufite. Gatatu, Yesu arambwiye mujye iwanyu ni aho yavuka. Uvuka ibuga. Numvishije Yesu ambwira ngo aho uvuka bagiye kubimenya, bagiye kugira gute? Kuko agiye kubona mbona wari utwikiriye, mbona marayika araje aragutwikuruye, mbona urasetse, mbona ugize gute? Uwimana yatahirije imuhambirira bose bareba bagatangira kubazanya, mbese Imana yuribahe. None mbonye bagutwikurura, mbona bakwinjije mu bintu bifite amaso ane n'ibindi biri inyuma bigenda biba ngo bi. Haleluya, haleluya. Abadayimoni bose bagiye gukorwa n'isoni kubera igitangaza Imana ikuremeye. Haleluya. Igitangaza Imana igize gute? Ntago wakigura amafaranga. Numvishije Imana imbwira ngo mu muryango w'iwanyu ntago bajya bahirwa, ariko Imana ikugize uhiriwe. Ikugize ugize gute? Ikwambuye umwambaro mubi, ikwambuye umwambaro mubi, ikwambitse umwambaro wera. Bisabona amabendera abiri azamuka iburyo n'ibumoso. Numva Imana imbwira ngo ikurengeye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Aho Imana irakurengeye. Abantu bagiye kwicara barya ku ifiriti, barya ku makaroni, je banywa kuri champagne. Haleluya. Amen. Kona banyogosenge, yamona hano banyogosenge baroza abakobwa mubaha amakado mukabaha n'amafaranga nayo kubashimira. Natwe abakozi b'Imana mujye muduha twigwereho uko tuba twaseze tukabohora mu izina rya Yesu. Ugiye guseka nta munezero wageraga mu mutima wawe, wahoranaga umubabaro. Mukobwa wa Yesu nta kintu na kimwe
cyajyaga kitumuseka. Horana umubabaro, horana umubabaro w'ubuzima waciyemo, horana umubabaro w'amagambo bakuvuze, ariko Imana iravuze ngo amarira warize iri niwo munsi wa nyuma wayarizemo, ugiye kurira amarira y'ibyishimo. Wakomeye Imana amashyi. Kandi akira guterura mu izina rya Yesu, akira guterura. Uko uzaterura amahasha urayazi? Amahasha impanga urasize? Mbonye ibiganza byawe biziterura. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo izaguha guterura impanga kandi bidatinze. Itangazo rigeze ibuganda iwanyu, bagiye kuba ivy'Imana ikora biradutagaza, nta n'uwa bimenye. Amen. Wowe marinete ntuzaceho ivurirwa uzantware. Samuri Imana icyubahiro ariko abantu bambaye marinete ni abasirimu mwebwe mujye mubishika. Imana irambwiye ngo iguhaye ikinyabiziga, iguhaye ikinyabiziga, iguhaye imodoka. Ntabwo ari moto, iguhaye imotokerema, kuko mbonye iyi modoka numva yari mbwira ngo bijyanye n'inzu. Bijyanye n'iki? Bijyanye n'inzu. Mama, bijyanye n'inzu. Iyi modoka ijyanye n'inzu. Kandi evo abagusuzuguye bagiye kuba munsi y'ibirenge byawe, kuko Imana igwaye kubagenda hejuru. Iki kota bonye wicara mu ntebe yisungurutse, numva ijwi ry'Imana rimbwira ugiye kujya usinyira abantu, kuko agiye kubona mbona marayika guteyeho ibintu bizamutse ku ntugu. Numva ijwi rimbwira ngo Imana irakuzamura. Igize gute? Bashwa mu cyubahiro, kuko icyubahiro ufite n'ubundi nticyemera w'inyagamo. Tuzamure yicarire. Igira gute? Soma mu izina rya Yesu dusenge. Tugira gute? Kuko ntibashaka ko dusenga, kandi nimara gusomera ijambo ndiyirukira. Tuzamure soma tuhageze 30:11. Soma mu izina rya Yesu. Soma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Havuze ngo mbese umukungugu uzaguhimbaza. Oya 30:11. 11. Uwiteka nyumva. Bibiliya ziba zitandukanye akana. Reba aho byanditse ngo Uwiteka nyumva, umbabarire, umbere iki? Imana ikubera umutabazi uyu mugoroba, kuko abantu bakumviye ubusa. Nzakubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa. Haleluya! Uwiteka nyumva, kandi wanyumvira iki? Uhinduye umuborogo wanjye imbyino, unyanyurusha ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo. Kuri be y'icumi ngasomwere 11 dusenga. Havuze ngo Uwiteka nyumva umbabarire, Uwiteka nyumva umbabarire, Uwiteka nyumva umbabarire, Uwiteka nyumva umbabarire, Uwiteka mbere umutabazi, Uwiteka mbere umutabazi. Jado uhindura umuborogo wanjye imbyino, uhindura umuborogo wanjye imbyino, ukenyura ibigunira byanjye, ukenyurusha ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo, unkenyeza ibyishimo, kugira ngo ubwiza bwanjye, kugira ngo ubwiza bwanjye ukuririmbire ishimwe, ukuririmbire ishimwe, budaceceka, budaceceka. Uwiteka Mana yanjye nzagushima iteka ryose. Uwiteka Mana yanjye nzagushima iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndashoboye.